komeza kugubwa neza udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, aba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Reka rero nkwifurize gukomeza kugubwa neza, nkwifurize ko ibyo urimo byose bikomeza kugenda neza, kandi Imana ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose, ibihereza umugisha bikomeze kugenda neza cyane. Niba utameze neza, niyo si dutuye, ntabwo ibintu byose bihora bimeze neza. Hari igihe ibintu bigeraho bikamera nabi, ukabura bamwe mu bo mu muryango wawe, ukagira ibyago mu buzima butandukanye. Icyo mwifuriza rero uko byaba bimeze kose, icyo nakubwira ni uko atariko bizahora. Hari igihe kigera bikamera nabi, ariko hari n'igihe kigera bikamera neza. Ibi bifite ahantu bihuriye n'inkuru ngiye kukugezaho, ni inkuru iri gutrendinga cyane n'ubundi nk'uko tumaze iminsi tubigarukaho. Ni inkuru ya Jay Polly yitwa Tuyishime Joshua Polly, niyo mazina yiswe n'ababyeyi ku itariki 2 Nzeri mwaka 2021, ubwo ni ukuvuga kuwa kane mu ijoro ryo kuwa kane, mu rukerera rwo kuwa kane, nibwo Jay Polly yitabye Imana, nibwo yavuye mu mwuka w'abazima, nibwo yaratabarutse. Nyuma yongera ngo murabizi, mwaragiye mubyumva, ibyakurikiyeho byari byinshi, abahanzi benshi ndetse n'abantu bose bafite ahantu bahuriye n'umuziki nyarwanda cyangwa se n'imyidagaduro yo mu Rwanda, yewe n'abantu bo hanze y'umuziki bo muri politiki bababajwe cyane n'urupfu rwa Jay Polly. Benshi bagenda bandika amagambo agiye atandukanye bahumuriza umuryango we, bamwifuriza iruhuko ridashira. Benshi ndahamya neza ko nka 99% by'abantu bose bagize showbiz yo mu Rwanda bapostinze Jay Polly, ndetse bagira n'amagambo bagenda batangaza, barimo The Ben yaranditse ngo Rap King, barimo Meddy, barimo Israel Mbonye, umwe mu baramyi bakomeye cyane bakora imiziki cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, harimo Biteye, Marina, Quincha, Christopher, Bruce Melody. Bose abantu bose bafite ahantu bahuriye n'imyidagaduro cyangwa se na showbiz yo mu Rwanda bamwifurije iruhuko ridashira. Ku munsi wo kuwa kane nimugoroba nibwo nabonye n'inkuru yaciye kuri France 24 bavuga kuri Jay Polly, bavuga ko umuraperi wari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda yatabarutse. Ngira ngo byose mwarabyumvishe. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga n'inkuru yuko batangiye gukusanya amafaranga yo guherekeza Jay Polly, aho hakenewe byibura miliyoni 7. Ariko ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba nibwo inkuru yagiye hanze ivuga ko Jay Polly bamaze kubona amafaranga asaga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda bigitangira ako kanya. Kuri ubu ngubu inkuru igezweho nuko Uncle Austin nawe yatanze igitekerezo ku rupfu rwa Jay Polly, akavuga ko mu by'ukuri nawe yakwifuza kubona nk'umuhanda wubakwa ukitwa nk'izina Paul Kagame, ukitwa nk'izina Jay Polly, aho kugira imihanda yo kuba tukagira imihanda iriho nimero, ahubwo tukagira imihanda iriho abantu bakoze ibintu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Tukavuga nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, hakaba hari umuhanda witwa nka nyakubahwa nyine Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ukuntu Jay Polly yahaye ibyishimo abanyarwanda, tukaba dufite umuhanda nawo witwa Jay Polly. Urumva byaba ari byiza cyane, ni igitekerezo yatanze, ndetse ataginga RDB, asaba RDB ko yafasha. Mu by'ukuri bakaba hari imihanda yitirirwa abantu runaka bitewe n'ibintu baba barakoze muri society nyarwanda. Kuri ubu ngubu Jay Polly yatangajwe gahunda yo kumusezeraho, gahunda yo guherekeza bwa nyuma Tuyishime Joshua, uwo twamenye cyane nka Jay Polly, yatangajwe mu masaha make ashize nibwo igiye hanze gahunda y'uburyo bizagenda, aho azashyingurwa ku munsi w'ejo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 2021. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo Jay Polly azashyingurwa. Ku itariki ku masaha yo ku munsi w'ejo saa 4 kugeza saa 6 nibwo bazajya gufata umurambo mu bitaro bya Kacyiru. Kuva saa 6 kugeza saa 8 nibwo bazasezera, ndetse nibwo gusezera no gusenga mu rugo aho batuye bizakorerwa. Kuva saa 8 kugeza saa 10 nibwo gushyingura mu irimbi rya Rusororo, niho bazajya gushyingura, niho hari gahunda yo gushyingura mu irimbi rya Rusororo kuva saa 10 kugeza saa 11.
n'imwe ni ugukaraba kwirimbi rya Rusororo niho bazakarabira. Iyo niyo gahunda kuva saa 4 kugeza saa 6 no gufata umurambo mu bitaro bya Kacyiru, saa 6 kugeza saa 8 ni ugusezera no gusenga mu rugo aho yaratuye, saa 8 kugeza saa 10 ni ugushyingura mu irimbi rya Rusororo, saa 10 kugeza saa 11 ni ugukaraba i Rusororo. Niyo gahunda niko iteye yo gusezera ku cyamamare cyangwa se umuhanzi witwa Jay Polly. Nuko nguko gahunda iteye rero. Niba ushaka kuzajya kwifatanya n'umuryango we, nubwo yenda cyane bigoye muri ibi bihe bya COVID-19 dore ko amabwiriza mashya yasohotse atemerera abantu barenze 30 kwitabira ikiriyo. Rero niba ushaka kwifatanya na Jay Polly, hari nimero zari zatanzwe, ushobora kumushyiriraho amafaranga yo gufasha mu guherekeza, azifashishwa mu guherekeza Jay Polly. Yenda ukareba nawe hari itafari ushize cyangwa se ari ugushyigikira umuryango cyangwa se gufata umuryango we mu mugongo, nawe ukaba ufashije Jay Polly. Haracyavugwa amakuru menshi, ngira ngo icyamuhitanye cyangwa se cyamwishe. Hari amakuru yibanze yatanzwe n'ikigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS, avuga ko Jay Polly yavanze we n'abagenzi be babiri bavanze alcohol ifashishwa mu kogosha ndetse bakavanga n'amazi ashyushye ndetse n'isukari, nabyo bankweye bikaza kumuviramo kwitaba Imana. Agahita icyo gihe yahise ajyanwa mu bitaro bya gereza y'Amageragere, biranga bikomeza gukomera. Ajyanwe muri gereza y'Amageragere, mu bitaro bya gereza y'Amageragere mu masaha ya saa 12 bikomeza gukomera. Amasaha ya saa 10 nibwo yaragejejwe ku bitaro bya Muhima birarangira. Jay Polly yahise yitaba Imana. Abantu baracyababaje cyane, abantu baracyafite agahinda cyane, bari kugenda bapostinga bimwe mu bihe by'ingenzi byaranze ibihe by'ingenzi byaranze umuziki wa Jay Polly. Aba bari kugenda bapostinga n'amagambo menshi yagiye avuga, ariko video iri kugenda ipostingwa cyane n'abantu benshi ni video Jay Polly yahuye na David yabanje gukora introduction, aravuga ngo ngiye kubahamagarira umwe mu bahanzi b'abanyarwanda nkunda cyane, one of my favorite artists in Rwanda. Niko David yavugaga, umwe mu bahanzi yakundaga mu gihugu cy'u Rwanda. Itahamagara Jay Polly ageze kuri stage araperforminga cyane, abantu barishima, abantu biterera ibico, abantu bamanika amaboko. Urumva ni memories zitazigera zibagirana. Jay Polly yari umwe mu bahanzi mu by'ukuri bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, bashyize itafari rifatika ku muziki w'u Rwanda ndetse agatanga n'ibyishimo ku banyarwanda benshi cyane. Ndabizi neza ntago nawe wabishidikanyaho, ndabizi neza waramufanye, ndabizi neza wumvisha indirimbo zirakunyura, wumvisha amagambo ari mu ndirimbo aravuga ngo n'umuhanzi n'umuhanga. Iki nicyo gihe cyo kumwifuriza iruhuko ridashira. Andika hano munsi wandike ngo rest in peace Jay Polly, rest in peace Jay Polly, rest in peace King Jay. Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Ngaye nguko rero ibya Jay Polly, ari makuru yose n'ubundi tugenda tuyakugezaho umunsi ku wundi, dore ko nta nkuru n'imwe zigera gucika kubivugwa kuri Jay Polly. Umuhango wo kumushyingura uzaba ku munsi w'ejo, nk'uko nabikubwiye, ku cyumweru tariki 5 z'ukwezi kwa 9 2021. Jay Polly nguko twakomeje tugenda tubigarukaho, yitabye Imana ku myaka 33 gusa. Yavutse mu mwaka 1988, atabaruka mu mwaka 2021 ku itariki ya 2 Nzeri 2021, hari ku wa 4 w'iki cyumweru turimo. Ngayo nguko rero andi makuru yose tugenda tuyakugezaho. Nari nabwo ngushimira cyane kubutahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, by'agaciro ko miso uzajya dukurikirana. Natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ahantu hose ushaka amakuru y'imyidagaduro nta handi wayasanga ni kuri channel yitwa Amakuru podcast. Niho haba ari amakuru yose, yaba amakuru ya politiki, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imikino, amakuru y'ubukungu, byose amakuru yose wayasanga kuri channel. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Imana ikomeze kugufasha mu byo urimo byose, ndetse Imana ikomeze no guhereza umugisha ibyo urimo byose.